Tugwaye ikaze. Uyu munsi tugiye kuvuga ku myemerere. Tugiye kureba imyemerere icyo ari cyo ku buzima bw'umuntu. Ese imyemerere ifite izihe mbaraga mu mibereho yacu? Tugitangira ndagira ngo mbwire wowe unyumva ko ukwiriye kwitondera imyemerere winjiramo. Iki kiganiro cyateguwe dushingiye ku byo tubona umunsi ku wundi mu mibereho yacu. Imyemerere ni ibintu abantu badakunze guha agaciro ku buryo benshi usanga babaho ubuzima atanabasha kuba afite ibisobanuro bw'ibyo yizera. Sosiyete tubamo zigira umuco ndetse tuba no mu madini. Ese wowe waba wibaza ingaruka ibyo bigufiteho? Inshuti ugendana nazo, abantu muhorana, ibyo bavuga n'ibyo bakora. Ese waba ujya wibaza ingaruka bishobora kukugiraho? Ubuzima burimo byinshi, ibyiza n'ibibi. Ni gute twabaho muri urwo ruvange ntidutakaze intego zacu? Ngewe wumva ni Hakorimana Eliel, ndakwibutsa gukora subscribe. Ushobora no kudutera motivation cyangwa ukaduha inama n'ibitekerezo muri comment. Umuntu ni ikiremwa cy'umwuka kiri mu mubiri, ariko akaba ari mu mubiri mu gihe cyagenywe. Ubuzima bwo mu mubiri ni ubuzima bugira itangiriro n'iherezo. Hariho abantu benshi babaho nk'aho ibi ntacyo bibabwiye, iteka bakamera nk'aho bagifite igihe cyo kuzakora ibyo bakabaye bakora cyangwa ibyo batekereza gukora. Bakirengagiza ko mu gihe batazi umubiri bafite bazawamburwa. Ibi kubivuga singambiriye gukura imitima abantu, ahubwo ndagira ngo abanyumva mbafashe kumva neza impamvu y'ubuzima no gukoresha neza igihe dufite. Umuntu ni ikiremwa cy'umwuka cyane kuruta uko ari umubiri, kuko umubiri urapfa ariko umwuka uhoraho iteka ryose. Umuntu ni ikiremwa gifite imbaraga zitagira akagero. Ubwenge n'ubuhanga by'umuntu ntibigira aho bigarukira. Buri wese agarukiraho guhishurirwa kwe kubasha kumugeza. Nubwo ibi bimeze gutya, abantu benshi baravuka bakabaho, yewe bakanarama imyaka myinshi, ariko bagasaza batabashije kumenya mu by'ukuri imbaraga zabo. Intego y'iyi video ni ukugira ngo tugufashe gutekereza kuri ibi bintu, ugire amatsiko nawe explore, wishakishe, wimenye mu by'ukuri, utazasaza hari ibyo wabashaga gukora utakoze. Ibaza ibi ngibi gatoya. Nk'ubu uramutse usanze hari uburyo wagombaga gukora, ku buryo uyu munsi wakabaye wari kuba ubayeho neza cyane kurusha uko umeze. Muri make uramutse umenye ko wari ufite aya mahirwe, ukaba utarabimenye, wakwifata uti? Ibi birakwereka ko mu buzima umuntu akwiriye kubaho ashishoza. Ubuzima ni inzira tugendamo buri munsi kandi tunyura ahantu tutigeze kunyura. Iyo uyobye nubwo wagira amahirwe yo kugaruka mu nzira, igihe watakaje nta mwanya wo kukigarura ugira. Igihe cyo ntabwo gihagarara kubara, gikomeza kugenda nubwo waba udafite ibyo uri gukora cyangwa watakaje inzira. Ibi birerekana ko gushishoza ari ngombwa, umuntu akagabanya amakosa ku kigero cyo hejuru gishoboka. Tumaze iminsi tuvuga ku buzima bw'umwuka. Twabonye ko ubu buzima ari bwo shingiro ryabo turibo. Uhereye ku mimerere y'imibiri yacu uko tugaragara kose, ibibera mu buzima bwacu ndetse n'ubutunzi bwacu bwose bikomoka ku mbaraga z'ubuzima bwacu bw'umwuka. Kwizera twabonye ko ariyo mbaraga igenga ubu buzima. Ubuzima bw'umwuka bugengwa no kwizera. Ibyo wemera, ibyo wizera bihinduka ubuzima bwawe. Kwizera ni ukwemera udashidikanya ko ibyo utekereza
cyangwa ibyo ushyizeho umutima ari ukuri. Imyemerere yawe niyo nkingi yubakirwaho imibereho. Abantu benshi ntibajya baha agaciro imyemerere. Kenshi umuntu akaba mu bintu atazi, atabasha kumva ndetse akabibamo igihe kinini. Umuntu wese uza ku isi ayizaho kuko hari intego imuzanye. Nkeka ko batari bishya mu matwi yawe, ariko ababisobanukirwa si benshi. Benshi ntibumva uko bimeze. Nta muntu n'umwe uza ku isi hatari impamvu imuzanye. Niba ujya usoma Bibiliya, ibuka ijambo Imana yabwiye Yeremiya. Imana yaramubwiye ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngo ushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5. Yeremiya yaje ari umuhanuzi. Nawe ufite icyo waje uri cyo. Ufite icyo waje gukora cyawe cyihariye, kijyanye n'impano zawe n'imbaraga zawe. Umuntu wese yavutse aba afite impano muri we zigaragaza ubushobozi afite. Izi mpano ziba ari ikimenyetso kikwereka uruhare rwawe muri sosiyete. Nizo umuntu aba akwiriye gushingiraho yuzuza intego ze. Icyo usabwa ni ugukanguka ugasobanukirwa impano n'ubushobozi bwawe, ukabiremamo iby'agaciro abantu bakeneye bashobora kwishyura amafaranga. Bibiliya ivuga ko Yesu yari Imana, yihindura umuntu kugira ngo azane agakiza mu bantu. Natwe turi umwuka waje mu mubiri. Yesu yari umuntu nkatwe. Hari abagira ngo nubwo yari yambaye umubiri ntiyari nkatwe. Oya, ibyo ntabwo ariko bimeze. Yesu yari umuntu nkatwe. Ibuka neza, nawe yarabivuze, aravuga ati muramutse mufite kwizera n'imisozi mwayitegeka ikimuka. Arongera aravuga ati muzakora n'ibiruta ibyo njyewe nakoze. Bivuze ngo nawe ubwe yarabizi neza ko abantu turi abanyembaraga. N'uyu munsi niko bimeze. Abantu turi abanyembaraga. Mwibutse ko Imana iri mu muntu, intego yayo kwari ukugira ngo Imana ubwayo ibeho mu buryo bufatika. Intego zose zizana abantu ku isi ni izo gushyigikira kubaho kwa muntu. Buri wese afite uruhare rwe agomba kugira mu kubaho kw'abantu mu isi. Iyo umuntu ariho, Imana nayo ibiriho mu isi. Tangira uyu munsi rero uha agaciro ubuzima, umenye ko kubaho kwawe gushyigikiwe n'Imana. Wite ku kumenya uruhare rwawe mu isi. Ujye uhora wibaza icyo waje gukora. Ufite iki wafashisha abandi? Ugomba guhora wibaza iki kibazo. Imana ikuzana ntabwo yakohereje gutyo gusa, hari impano yagushyizemo. Izo nizo ugomba gukoresha ugira uruhare mu mibereho y'abantu. Guhora wibaza ibi bibazo bizagufasha kuvumbura impano zawe, maze uzibyaze bifatika. Uzirememo ibicuruzwa ushyira ku isoko, utera imbere. Hora wibaza icy'agaciro ufite, abandi bakeneye ushobora kubaha bakacyishyura. Imyemerere ihurite n'imibereho, nicyo tugiye kureba. Hari ibintu byinshi twigishijwe n'amadini, tubibamo imyaka myinshi, turabyizera, bitugiraho ingaruka. Urugero nk'aya magambo yanditse muri Bibiliya yagiye asobanurwa mu buryo bwasubije inyuma kwemera kwa benshi. Hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Matayo 5:3. Irindi jambo riravuga ngo ndetse ndababwira yuko icyoroshye ari uko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Aya magambo ari mu gitabo cyizerwa n'abantu benshi. Twagiye tuyasomerwa kenshi, rimwe na rimwe tukayabwirwa n'abantu nabo ubwabo batumva neza igisobanuro cyayo, ahubwo nabo bakayavuga uko bayabwiwe. Si igitangaza ko n'uyu munsi hakiriho bamwe
banayashingiraho ubuzima bwabo, akumva ko kuba umukene bimuha amahirwe y'ijuru, cyane ko yabwiwe ko bigoye ku mukire yakwinjira mu ijuru. Iyo turebye Abisirayeli uyu munsi ni igihugu gihambaye cyane mu isi, ariko nyamara si uko bakiranuka. N'iyo tugiye mu byanditswe dusanga iwabo nta gakiza kariyo kuko batemera umucunguzi. Ariko se kuki bakomeza kuba imbere mu butwari no kugera ku bidasanzwe mu isi? Hari benshi bavuga bati n'abana b'Imana niyo ibikora. Nibyo wenda tubyemere, ariko reka mvuga iki kintu. Ikintu kibaha kuba imbere nuko bafite amabanga, ariko si amabanga mu buryo bw'igitangaza. Bibiliya ivuga ko abamwemeye bose, uwo ni Yesu tuvuga, bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kubw'ibi ngewe numva ko Imana ibaye ihaye Abisirayeli amabanga yihariye, n'abandi yakabaye iyabaha. Ahubwo ikintu mbona bafite tudafite nuko basekuruza babo babanye n'Imana imyaka myinshi cyane. Kubana n'Imana hari imico byabubatsemo yabaheshaga kugendera mu murongo ushimwa n'Imana. Nkwibutse ko ibyo Imana idusaba kugenderamo n'ibyo idusaba gukora byose ni ibidufitiye umumaro twebwe ubwacu, ni ibituganisha ku kubaho gutunganye. Iyo mico niyo bakomeje guhana nk'umurage. Iyo mico niyo bakomeje guhana nk'umurage, abato bakayigira ku bakuru, birakomezana n'uyu munsi. Iyo mico n'imyitwarire ntekereza ko ari byo bibahesha gutsinda. Iki mpamya neza ko ari wo mwihariko bafite kurusha abandi, kuko nubwo tuzi Imana nta mateka dufitanye nayo nk'uko bimeze kuri ba sekuruza b'Abisirayeli. Icyakora imico n'ingeso Imana ishaka byo turabizi. Icyo tubura ni ukubigira umuco, kwifuza kwacu n'ibikorwa byacu bikagendera muri iyo mico. Nkwibutse ko ibintu Imana ishaka si umutwaro kuri twe, ahubwo amategeko yose y'Imana adusunikira ku kuba mu buzima bwuzuye. Impamvu bitubera umutwaro ni uko tudasobanukiwe ngo tumenye ibyo Imana ishaka ni ibiki. Ese impamvu ari ibyo ishaka kuri twe ni iyihe? Iki nicyo kibazo abantu dufite. Ibyaremwe byose ni ibyacu, ariko Imana ishaka ko buri kintu cyose tugikoresha icyo cyagenewe gukora mu gihe cyacyo kandi mu mwanya wacyo. Intego y'iri somo ni ukumenya akamaro k'imyemerere, imico cyangwa akamenyero mu buzima. Umuco ni ikintu umuntu ashobora guhindura igihe cyose abishaka. Umuco ni imbaraga iyobora umuntu ishingiye ku byo yagize akamenyero. Ushaka guhinduka cyangwa guhindura umuco, ugomba gufata ibyo ushaka ko biba umuco wawe ukabigira akamenyero. Iyi niyo mpamvu abantu benshi bakora cyane ngo bagere kure bikanga, kuko bamera nk'abahatiriza ibintu batagize umuco. Uzarebe biragora ku bantu benshi kuba successful ku nshuro ya mbere agerageje ikintu. Iyo umenyereye ibintu uba ufite ingamba zihagije zo kurenga ingorane zose wahura nazo. Abantu dukeneye kumenya ukuri, tukabohoka ingoyi z'imyemerere zikatuvaho. Imyemerere cyane cyane irimo ubujiji, tukamenya ukuri k'ubuzima. Bibiliya ivuga ko muzamenya ukuri kandi nimukumenya kuzaba batura. Ukuri Bibiliya ivuga ni ukumenya Imana, tukamenya isano dufitanye n'Imana, tukamenya amahame agenga isano dufitanye nayo. Ayo mahame akaba ariyo dushingiraho ubuzima.
tukayigisha abana bacu, nabo bakazabyigisha abazabakomokaho. Ibintu byose ubayemo igihe bihinduka umuco, bikagenga ubuzima bwawe. Iki ni cyo Abisirayeli baturusha, bagengwa n'ingeso n'imico bibahesha gutsinda, kandi byabayeho imyaka myinshi, babibayemo imyaka myinshi, bigeraho bihinduka driver y'ubuzima bwabo. Abantu benshi bashingira ubuzima ku bintu bidafite agaciro, batanigeze batekerezaho ngo bamenye ingaruka bishobora kuba bibafiteho. Itoze kugira umwanya wo gutekereza, naho wafata iminota 20 gusa ku munsi, ugahagarika byose ukaganira n'umutima wawe, ugashungura buri kintu cyose utakazaho imbaraga zawe, ukareba ko koko icyo kintu kibikwiriye. Ibitagira agaciro byongera ku buzima bwawe, ukwiriye kubivamo hakiri kare. Ibintu bitakuzamura mu byishimo, ntibikuzamure mu bwenge cyangwa mu mafaranga, ndetse ngo byubake ubuzima bwawe mu buryo runaka, ukwiriye kubitekerezaho. Ushobora gusanga hari ibindi wakabaye urimo bikugirira umumaro kurushaho. Bohoka, ube mu buzima bufunguye, bwiteguye kwakira ibishya. Hora ushakisha kwaguka, we kugira icyo wirengagiza mu byo ubona bigirira abandi umumaro. Ukwiriye kubyigaho. Ushobora gusanga ari bwo buryo bwawe nawe bwagufasha. Bibiliya igaragaza ko Imana ishyigikiye ko dutunga, ndetse cyane. Gutegeka kwa 2 ibice 8 umurongo wa 17, Bibiliya ivuga ngo uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nizo zampesheje ubu butunzi. Umurongo wa 18, ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, kuko ari yo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranishije indahiro n'abasekuruza banyu, nk'uko irikomeza muri iki gihe. Ibi biragaragaza ko Imana ubwayo ishyigikiye ko abantu batunga, kandi niyo iduha imbaraga. Ubutunzi rero ni ikimenyetso cyo gukanguka mu bwenge no kwaguka mu myumvire. Abantu bose Imana yahaye umugisha, yabahaye n'ubutunzi. Ni ikimenyetso cyo guhishurirwa, kandi guhishurirwa kose gukomoka ku mwuka w'Imana. Icyo Imana idusaba gusa nuko ubutunzi butaba mu mitima yacu. Ubutunzi bwacu bukwiye kuba mu mabanki n'ahandi hose, naho imitima yacu ikiharirwa gusa n'umuremyi wacu. Hari umuntu wavuze ngo ubutunzi ni symbole, ni ibimenyetso. Amafaranga, amazu, amamodoka, indege ndetse n'ibindi byose ni symbole. Ni ibimenyetso bigaragaza ubushobozi twebwe abantu dufite. Uko biza ni nako binagenda. Ushobora kubigira uyu munsi, ejo bikaba bitagihari. Ariko noneho aravuga ngo ubushobozi bwo kubirema bwo buri muri twe, buri mu bwenge bwacu. Ubwo bwenge duhorana nabwo, ubwo bushobozi duhorana nabwo igihe cyose. Ubutunzi ntibwagenewe kuba mu mitima yacu. Niyo mpamvu hari benshi kubera ubwoba uko bazamuka mu butunzi barushaho kubura amahoro, kuko imitima yabo bayihoza ku bintu batunze. Ibi igisubizo bizana ni indwara zidakira, kuko imitima yabo bayitujemo ibidakwiriye kuyituramo. Umuntu wese ari ufite byinshi n'ufite bike, ni byiza kwitoza kubaho uri detashe ku bintu, ugashyira umutima kuri wowe ubwawe, ukamenya ko ubwenge buzana ubutunzi bubitse muri wowe, kandi ibi nkubwira ni ukuri. Ubwo bwenge ukaba ari bwo witaho aho kwita ku butunzi ubwabwo, kuko nta butunzi na bumwe uzigera utunga bukurusha agaciro. Gushyira imbere ibintu uba umeze nk'uvoma amazi akirengagiza isoko iyavubura.
ita ku isoko, kuko nugira isoko uzaba ufite n'amazi. Iki nicyo rero cyonyine Imana idusaba, ubundi tugatunganirwa. Bibiliya ivuga ko abantu nibumvira Imana bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara n'imyaka yabo mu byishimo. Soma Yobu 36:11. Icyo Imana ishaka nuko tuyumvira gusa. Kuyumvira kandi ni ukugendera mu mahame y'ubuzima nk'uko Imana yayategetse, tugakoresha buri kintu cyose mu buryo cyagenewe gukoramo, buri kintu tukagishyira mu mwanya cyagenewe, tutagize gutandukira, ubundi tukabaho neza mu isi, tugatunganirwa. Nta muntu n'umwe gukena cyangwa gukira bizahesha ijuru. Uko kujya mu ijuru bigoye umukire, n'umukene nawe niko bimugoye. Gusa ku bwanjye mbona kujya mu ijuru bigoye cyane umukene kurusha uko bigoye umukire. Aya ni amagambo yanjye. Kuko ubuzima bw'umukene bumuteza ibyaha byinshi adashobora kureka akiri mu bukene bwe. Ubukene butera kwiganyira, butera kwiheba, ishyari, butera kwiba n'ibindi. Kandi mu buzima kwiheba biganisha ku rupfu. Umunzani w'amarangamutima ugaragaza ko kwiheba ariyo marangamutima ya nyuma abanziriza urupfu. Umuntu wihebye ntashobora kunezeza Imana. Ngiyi impamvu ukwiye guhunga ubukene, ugakora byose bituma uba kure yabwo. Ubukene ni ubuzima bw'ububata dushyirwamo n'intege nke. Tukiraha ndabwira wowe unyumva ko nta buzima na bumwe wabaho udakenera ubutunzi. Nk'uko ifi iba mu mazi, ubutunzi ku muntu ni element important, ni ikintu cy'ingenzi muri environnement favorable ku buzima, kidakwiriye kubura kugira ngo ubuzima bw'umuntu bubeho. Ibyo dukora byose mu buzima tuba dushaka kugira ngo tube abantu bashyitse. Iyo udafite ubutunzi rero ntabwo bushyitse, kuko ubutunzi ni kimwe mu bipimo bigaragaza kuzura k'ubuzima bwa muntu. Imana ikeneye abantu bakoresha neza ibyo yabahaye. Umukire ni umuntu w'agaciro gakomeye muri sosiyete, kuko Imana iyo igiye kugira ibyiza iha abantu, umukire niwe ibicishamo bikagera no kuri ba bandi boroheje. Ikindi ukwiriye kumenya ku mukire ni uko umukire hari ibintu byinshi aba yarakoze, hari ibintu byinshi aba yarihanganiye umukene atabashije kwihanganira. Iki ni ikintu kimwe abantu bakwiriye guha agaciro igihe cyose, akumva ko kugira ubutunzi ni iby'agaciro, haba imbere y'abantu yewe n'imbere y'Imana. Imyemerere ni ikintu gikomeye mu mibereho, kuko ibyo wizeye nibyo ubuzima buguha. Imbaraga zawe z'umwuka zikuremera ibyo wizera. Ibyo wemera nk'ukuri nibyo zikuremera. Ubuzima tubamo saga hato, turi free. Imana yaduhaye ububasha bwo kurema ibyiza cyangwa ibibi bitewe n'ibyo twebwe dushaka. Iyi niyo mpamvu udakwiye kubaho nkaho ntacyo witayeho. Kurikirane ibitekerezo byawe, witinda mu bitekerezo bidafite umumaro. Hagacira imyemerere n'imyizerere yawe, kuko nibyo bikuremamo uwo ubasha kuba we wese. Mwakoze kudukurikira, ntugende udakoze subscribe. Bye.